nyine urabona ziba nongera kumva ubumbura ku kayozo kawe ngo ni umuntu cyo nshaka n'amafaranga yanjye. ushaka amafaranga Yesu ashimwe impereza yanjye. Ibintu ni bibiri. Shyira ahangaha cyangwa uwo mutwe ngujandagwe ngujye nk'imene bya biswi. Simuvanda waretse tukumvika ubona duhuriye ahangaha amazi ntabwo ndagira ngo ubu ngubu nubwo nkiva muri repetition uko kurabona ndayakura he ntangisha kuvuye muri repetition wanjye ibyo mwebwemo turabizi sibyo si ukugenda mwirirwa mudunangira buriya bwana se mwagiye muri repetition si ibiki nyine urabona ziba nongera kumva ubumbura ku kayozo kawe ngo ni umuntu cyo nshaka n'amafaranga yanjye. Mana nyagasani kundeba imibare none ijemo ibiri kuko mana wambukije abisirayeli nyamituku bakura bari abajama mu rwobo rw'intare koko wanyijije uyu mukozi wa satani ko ndavuze ngo ziba mbere nyako nongera kumva ijambo n'umuvuga utarampereza amafaranga yanjye cyangwa se iyo kabanda wiri gujomboguza abana b'abandi nizo ntoryi kate Mana kuko wambabariye kumve mu murimo wawe wambabariye kuko kanyiyereka Mana ndakwinginze mfasha unyuze uyu muntu nizere ko Imana usenze kwiyeretse udukine n'amatungo nta muntu nkinisha ngaho sigara aho ngaho ukaniye nk'urujanga wankobewe ubundi uyu ni we nge nyawe